Nshuti bavandimwe ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Nejejwe n'Imana uyu munsi wa none kuri cyumweru itariki ya 14 mu kwezi kwa gatandatu kongera kandi kuganira n'itorero ry'Imana, ijambo Imana yashize ku mutima wanjye. Tutarariganira reka tumaze dushima Imana dusenge. Imana Data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, turagushimiye cyane kuduhaye uyu munsi mwiza muri iki cyumweru. Umwami Imana, tuje tugushima nubwo Umwami Imana twese tutari hamwe mu buryo bw'umubiri, ariko turi hamwe mu buryo bw'umwuka waduhaye. Ushimwa ko turinze muri iki cyumweru kirangiye, ukaba uduhaye kuza imbere yawe Data twese uri mu ijuru ngo twumve ijambo ryawe. Izina ryawe rihabwe icubahiro, kandi ndagusabye ngo mwuka wawe radusobanurire ko ijambo ryawe riratubwira ngo umwana w'umuntu azigishwa n'ihoraho. Nkoreshe Mana, kandi buri wese unyumva muri iki gitondo cya none, uyu munsi wa none, Mwami Imana umwuka wera arushaho kumusobanurira, kandi twese atwigishe gukorera ijambo ryawe rivuga. Usabye nkwizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Bavandimwe, nongeye kandi gushima Imana muri iki gitondo, igitondo cyiza Imana iduhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, kandi turisangira nagiraho n'ubone nkwinginge kugira ngo umurikire uyu mwanya kandi umwuka w'Imana agushoboze. Ku cyumweru gishize umwigisha wacu yatuganirije ku ijambo ritubwira ko igihe cya Pentekote, kandi nico gihe turimo na kugeza n'uyu munsi, ari igihe Imana yahisemo kuza guhora ituranye natwe, ikaduha imbaraga ziduhindura, ikaduha imbaraga zo gushira amanga tugatinyuka rwose tugahamya izina rya Yesu Kristo, kubera ko tuba twuzuye umwuka wera w'Imana. Nsubiye inyuma mu gihe ku cyumweru cya Pentekote, icyumweru cy'itariki ya 31 mu kwezi kwa gatanu y'umwaka, twari dufite intego iboneka mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye ab'Itesalonike, igice cya 5 umurongo wa 19, havugaga ngo ntimukazimye umwuka w'Imana. Hari andi magambo ajya gusa nayo ari mu rwandiko Paulo yandikiye ab'Efeso, igice cya 4 umurongo wa 30. Kuri uwo murongo haravuga ngo kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriyeho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Iyo usomye aya magambo yombi ndetse n'andi magambo asa nayo, usobanukirwa neza ko umuntu agira uruhare runini mu gutuma umwuka wera w'Imana umugumamo cyangwa umuvamo. Umuntu yazimya umwuka wera, umuntu yatera agahinda cyangwa yababaza umwuka wera. Niyo mpamvu uyu munsi turi bukomeze n'amagambo ajya gusa nayo ngayo, tukarebera hamwe ijambo risa nayo nise ngo ntugatuke umwuka wera. Ntugatuke umwuka wera niwo mutwe w'ijambo twiga uyu munsi wa none. Umwuka wera twahawe n'Imana, ni ubutunzi, ariko urenze kuba ubutunzi mu buryo bw'amagambo yacu ya none, ni Imana ubwayo. Niko ku cyumweru gishize twize, ni nako biri. Ni Imana ubwayo twahawe ngo ibe muri twe. Kuva umunsi twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, twahawe umwuka wera. Uwo mwuka wera atura muri twebwe, aguma muri twe igihe cyose cy'ubuzima bwacu. Ni ukuvuga ko ubuzima bwacu bwose umwuka wera agomba kuba aturimo.
atuyobora kandi tukemera kuyoborwa nawo. Iyo usomye Bibiliya neza usanga Imana kuri Pentekote mu kuduha umwuka wera, Imana yarakoze ibintu byinshi, ariko reka mvuge ibintu bitatu bikomeye bikorera mu itorero ndetse n'isi yose. Ibyo bintu bitatu ni iki Imana yakoze kuri Pentekote? Icya mbere, muri Pentekote Imana yaduhaye gukiza, cyangwa se harimo gukiza, harimo kuyobora, harimo no gukomeza. Ayo ni amagambo atatu mu magambo menshi, mu bikorwa byinshi tubona Imana yakoze kuri Pentekote: gukiza, kuyobora no gukomeza. Imana yari yarabonye ko inzira zacu twenyine ubwacu uko twazigendamo kose ari inzira zituganisha mu irimbukiro. Imitima yacu n'inama zacu n'ibitekerezo byacu n'ubwenge bwacu tudafite umwuka w'Imana, tudafite Imana itubamo, byose byaba ari byo kutuganisha ahantu habi, ahantu ho mu irimbukiro. Kuko iyo usomye Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 3 kugera umurongo wa 6, igice cya 6 umurongo wa 3 kugera ku wa 6, Itangiriro 6 umurongo wa 3 kugera ku wa 6, umvuga ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana, arimo za ntwari za kera zari birangirire. Umurongo wa 5 kavuga gutya ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Ngo Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, ngo bimutera agahinda mu mutima. Imana yicuza ko yaremye abantu, ngo bimutera agahinda mu mutima. Bitera Imana agahinda mu mutima kubera iki? Kubera ko ingeso zacu zari ingeso zituganisha gusa mu irimbukiro. Imana iza mu mwuka wayo iduha imbaraga zo gukira imvune, gukira ibyaha byacu bya kera, gukira za nzira mbi twanyuragamo, twagenderagamo. Imana idusubizamo imbaraga, Imana idusubizamo ubuzima, Imana iratuyobora, Imana itwereka inzira ituganisha ku gakiza kayo. Kuko twenyine ubwacu mukuri ntabwo twakwiyobora, ntacyo twakora mu bwenge no mu mbaraga zacu cyabasha kuba cyiza tutagihawe n'Imana. Inzira zacu muri kamere yacu ziba zigoretse gusa, tugenda dusa n'abagenda mu mwijima tutazi iyo tujya, ariko tuba turimo kujya mu irimbukiro. Ariko nabivugaga, Imana iraza kuri Pentekote, yemera gutura muri twebwe kugira ngo ituyobore, idusubize mu nzira kubw'umwuka wayo yaduhaye. Uyu munsi twamenye inzira y'agakiza, tukamenya Yesu waducunguye. Ntabwo ubwacu mu nzira zacu twabona Imana, ntibishoboka. Ntitwabona Imana mu bwenge bwacu, ntitwabona Imana mu bushakashatsi bwacu, ntitwanabona n'Imana no mu ngeso zacu, dukomora mu mico yacu, dukomora muri kamere zacu, dukomora ku babyeyi bacu. Ibyo ntibishoboka. Ntabwo ubwacu twazagera ku Mana. Ariko Imana imaze kuduha Yesu Kristo, ngo muri we tuhabonera agakiza, yatwongeyeho umwuka wera ngo atuyobore, adufate mu kuboko, atugeze ku Mana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nibyo, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Mwuka wera nawe atuyobora kugira ngo tutazayoba iyo nzira, kuko amajwi menshi abashaka kutuyobya. Muri iyi si duhura n'amajwi menshi. Ayo majwi menshi duhura muri iyi si abashaka kuduteshura ngo dukure mu nzira nziza Kristo yadushizemo. Mwuka wera akaturwanirira. Dufite amajwi aturwanya
dufite ibintu byinshi biturwanya ngo bidukure ku nzira, ariko mwuka wera twahawe akaturwanirira, agahora adusubiza mu nzira, akaduha kuyoboka inzira nziza. Kandi koko niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo uwo mwuka wera naza, uwo mwuka w'ukuri naza, azawuyobora mu kuri kose. Umwuka wera naza, azatuyobora mu kuri kose. Ikindi cya gatatu ni iki ngiki. Icya gatatu ni uko uwo mwuka wera araza akadukomeza mu byago no mu bibazo duhura nabyo. Turi abanyantege nke bavandimwe, umubiri wacu ni umunyantege nke, duhura n'ibibazo byinshi muri iyi si. Intumwa zimaze guhabwa umwuka wera, mu kuri nibwo zisa nkaho nibwo zahuye n'ibibazo. Nubwo tuba twaramenye Kristo, ariko isi ubwayo isa n'intambara. Ibibazo duhura nabyo, nubwo twamenye Imana, nanone tugenda duhura n'ibibazo, duhura n'izo ntambara nyinshi zikazwa zadutsinda, ndetse rimwe na rimwe tukagaragara nkaho twatsinzwe. Ariko Imana muri Pentekote, icyo Imana yakoze ni iki? Nuko yaduhaye umwuka wayo udukomeza, umwuka wayo udusubiza mu intege muri izi ntambara z'umubiri duhura nazo. Twaje gucika intege ngo dushireho burundu, umwuka w'Imana akaduhagurutsa. Uyu munsi kuko nari nabimaze kubibabwira, nifuje ko twiga ijambo ry'Imana, umutwe waryo dushobora kuvuga ngo ntugatuke umwuka wera. Turarisanga muri Mariko igice cya 3 umurongo wa 20 kugera ku murongo wa 30. Reka tubanze dusome icyo gice. Mariko igice cya 3 umurongo wa 20 tugere ku murongo wa 30, hanyuma tubone kureba iri jambo ry'uyu munsi. Iwabo abantu benshi bongera guterana, bituma babura uko bafungura. Nuko iwabo babyumvise barasohoka ngo bamufate, kuko bagiraga ngo yasaze. Kandi abanditsi bavuye Yerusalemu nabo bati afite Belzebuli, kandi bati umukuru w'abadayimoni niwe umuha kwirukana abadayimoni. Arabahamagara abacira imigani ati Satani abasha ate kwirukana Satani? Iyo ubwami bwigabanyije ubwabwo, ubwo bwami ntibubasha kugumaho. Inzu iyo yigabanyije ubwayo ntibasha kugumaho. Cyangwa Satani iyo yihagurukiye akigabanya ntabasha kugumaho, ashiraho. Kandi nta muntu wabasha kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kumuboha, kuko aribwo yabona uko asahura inzu ye. Ndababwira ukuri yuko abantu bazababarirwa ibyaha byabo byose n'ibitutsi batuka Imana, ariko umuntu wese utuka umwuka wera ntabwo azabibabarirwa rwose, ahubwo abakoze icyaha cy'iteka ryose. Icyatumye avuga atyo nuko bavuze ngo afite dayimoni. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iri jambo dusomye ryavuzwe na Yesu Kristo ubwo yari agitangira imirimo ye, ndetse na mwuka wera yari ataramanuka, kuko Pentekote yari itaraza. Ariko Yesu amuvugaho. Yesu avuga kuri uyu mwuka wera. Ngira ngo uretse abanditsi twasomye batumvise icyo Yesu Kristo avuga ku mwuka wera, birumvikana ko n'abigishwa be bamukurikiraga nabo batamenye ibyo arimo kubabwira, kuko mu kuri na mwuka wera ntabwo bari bazi icyo ari cyo. Niki Yesu avuga muri iyi mirongo? Nicyo tugiye kwiga. Muri Bibiliya yera, uwashize umutwe w'amagambo muri iki gice twasomye aravuga ngo ibyo gutuka umwuka wera. Iwe niyo mutwe w'amagambo ashiraho, ngo ibyo gutuka umwuka wera. Iyo usomye mu mirongo ibanziriza iyi twasomye guhera ku gice cya mbere, usanga Yesu mu mbaraga z'ubumana yarakoze ibitangaza byinshi. Mu byavuzwemo harimo ko
yahamagaye abantu rwose basanzwe abagira abigishwa be, yakijije abadayimoni, yirukanye abadayimoni, yakije abantu bari batewe n'abadayimoni, yakije abari bafite indwara zitandukanye, yakoze imirimo itandukanye yerekana ibitangaza by'Imana, yerekana imbaraga z'Imana. Ariko nta nubwo yakijije gusa, ahubwo yarenze no ku byo abayuda n'abafarisayo bari bazi, yarenze no ku bijyanye n'imihango y'idini y'abayuda, atangira no gukiza ku isabato. Abayuda bamwibazaho, abayuda barababara, abayuda bibaza ibintu byinshi kuko batigera bumva ibyo Yesu Kristo ari gukora. Ibyo byose yakoraga, abantu yabikoze abantu bamureba, abantu bamukurikiye, kuko igihe cyose iyo yakoraga yakizaga abantu bari mu iteraniro, mu materaniro manini cyane, abakizwa bahari, abayuda bahari, abafarisayo bahari, abanditsi bahari. Ariko igitangaje nuko baba abanditsi cyangwa abafarisayo babirebeshaga amaso, bakabyumvisha amatwi, bakabona imirimo ikomeye umwami Imana arimo arakora, nta nubwo babyemeraga, ntabwo bigeze babyizera, ahubwo barabibonaga ntibabyemere, ntibemere Yesu Kristo, ntibabone imirimo barimo bararebesha amaso, barimo bumvisha amatwi yabo, ahubwo bakavuga ngo ibyo arimo arakora biraturuka ku mwanzi Satani. Nyuma y'ibyo bitangaza narivuze mu magambo make, umwanditsi aratubwira ngo Yesu ajya iwabo, niko twasomye, Yesu ajya iwabo, ngo abantu benshi aho ari bongera kandi kuhateranira, baraza ari benshi cyane, mu buryo aho yari ari hateraniye abantu benshi, haza abantu bari mu matsinda abiri. Ntabwo mvuze rya tsinda rinini ryaje gukizwa ryazanye ibibazo, ariko hazamo n'abandi bantu bari mu matsinda abiri batamwumva. Abambere ni ab'iwabo, ab'iwabo ngo baraza nabo, baza aho Yesu ari, ariko baza ngo bakoze inama bakoze yari iyihe? Baravuze ati ibyo ari byo byose uyu mwana wacu yasaze, reka tujye kumufata, kuko ngo batekerezaga yuko yasaze. Baraza ngo bamufate, ariko hirya yabo harimo n'abanditsi. Abanditsi ngo baje bava i Yerusalemu, ngo baraza nabo bakurikira ibitangaza by'Imana, bakurikira ibitangaza bya Yesu Kristo. Bo ngo bavuga iki? Baravuga bati uyu nta kindi kirimo kiramuha izi mbaraga, afite Belizebuli, arimo umukuru w'abadayimoni. Uyu mukuru w'abadayimoni, uyu Belizebuli, wenda shefu w'abadayimoni, niwe umuha kwirukana abandi badayimoni. Uyu mudayimoni mukuru, uyu shefu w'abadayimoni, ngo niwe urimo umuha kwirukana abandi badayimoni. Yesu ngo arabahamagara, abacira umugani niko twasomye, arababwira ngo, arababaza ati se Satani yakwirukana Satani? Dayimoni, uyu Belizebuli yakwirukana abandi badayimoni? Arababwira ati iyo ubwami bwigabanyije, ubwo bwami ngo ntibubasha kugumaho, kuko buba burimo kwirwanya. Arimo arasobanura yuko atari umudayimoni. Iyo ubwami bwigabanyije bukirwanya, ntabwo bwagumaho. Ntabwo ari ubwami gusa, ngo inzu iyo yigabanyije ubwayo ngo ntibasha kugumaho, cyangwa iyo Satani yihagurukiye akigabanya, ntabasha kugumaho, ahubwo ngo yashiraho. Yongeraho irindi jambo ryerekana ko, ryereka abanditsi ko yaje gukuraho imirimo yose ya Satani, atari umudayimoni. Arababwira ngo kandi ngo nta muntu wabasha kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kumuboha. Nta muntu wakwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo abashe kumusahura atabanje kumuboha. Ibyo ab'iwabo bavuze, ibyo abanditsi bavugaga, ab'iwabo bavuga ati umwana wacu yasaze. Ibyo abanditsi bavuga ngo afite Belizebuli, afite umutware w'abadayimoni,
umuha gukora ibitangaza. Ibyo byose byerekanaga iki? Byerekanaga ko bariya banditsi cyangwa se n'abandi batabyumva, ntabwo ari uko batabyumvaga, ahubwo hari kwanga kwemera Yesu n'imirimo ye. Mbese kwanga kwemera imbaraga z'Imana. Aba banditsi kwari ukwanga kwemera imirimo Yesu akora, kwari ukwanga kwemera imbaraga z'Imana. Ntabwo gusa ari ukuvuga ngo ntibabyumva, ahubwo kwari ukwanga kwemera. Kugira imitima y'akahebwe. Bari bakomeje kugira imitima y'akahebwe, imitima itabasha kumva, amatwi yumva ariko mu kuri ntiyumve. Ibyo Yesu, ibyo byose abona mu banditsi, nibyo Yesu avuga ngo yita ngo ni ugutuka umwuka wera. Kugira umutima utakira, kugira umutima utumva, kugira amatwi yumva ariko ntiyumve, amaso areba ibitangaza ariko ntabibone. Ibyo Yesu Kristo abyita iki? Aravuga ngo ni ugutuka umwuka wera. Kwitiranya imbaraga z'Imana n'imbaraga za Satani. Kwita imbaraga z'Imana imbaraga za Satani. Gutinda kwizera, kwanga kwizera, gukomeza gukomandanya umutima, kwinangira kwabo, ngibyo ibyo Yesu Kristo avuga ngo ni ugutuka umwuka wera. Yesu abwira abamwumva uwo munsi, kandi natwe niko tubwira none, aravuga ngo ndababwira, mwumva ijambo rikomeye bene data, ndababwira ukuri yuko abantu ngo bazababarirwa ibyaha byabo byose. Ndababwira ukuri yuko abantu bazababarirwa ibyaha byabo byose n'ibitutsi batuka Imana. Ariko umuntu wese utuka umwuka wera ntabwo azabibabarirwa rwose, ngo ahubwo, umva ijambo rikomeye, ngo ahubwo abakoze icyaha cy'iteka ryose. Mbega amagambo akomeye. Abantu bazababarirwa ibitutsi batuka Imana. Imana tubabarire. Abantu bazababarirwa ibitutsi batuka Imana. Iri jambo ubwaryo rirakomeye, gutuka Imana. Ariko ubuntu bw'Imana butwemerera neza yuko bariya abantu batutse Imana ngo bashobora kubabarirwa. Ibuka Pawulo, ijambo yandikiye Timoteyo riri muri Timoteyo wa mbere, igice cya mbere umurongo wa 13. Umva ko Pawulo avuga ngo ndashima Kristo Yesu umwami wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo we, ngo nubwo nabanje kuba umutukanyi. Wenda mu Kinyarwanda kuvuga umutukanyi hano muri Bibiliya wakumva ko ariko gutuka umuntu, ariko iyo usomye mu zindi ndimi yaravuga blaspheme, unuko gutuka Imana. Ndetse no muri Bibiliya ntagatifu nahasomye haravuga ngo njyewe wahoze, uwo ni Pawulo uvuga ngo njyewe wahoze ndi umuntu utuka Imana, ariko Imana ija kumugirira imbabazi iramubabarira, kandi wenyine avuga ati njyewe nahoze ntuka Imana. Uyu murongo urakomeye bene data, mwumva ko aya magambo aremereye ko ari abiri. Ndababwira ukuri yuko abantu bazababarirwa ibyaha byabo byose, ngo n'ibitutsi ngo batutse Imana. Iryo ni ijambo rimwe, ariko hakazaho ijambo rya kabiri ngo ariko umuntu wese utuka umwuka wera ngo ntabwo azababarirwa rwose, ngo ahubwo ngo abakoze icyaha cy'iteka. Muri aya magambo yombi atandukanye kuki? Aya magambo yombi atandukanye kuki? Hari ibyaha bibiri bikomeye, byombi bikorwa kimwe kandi bikorwa birwanya Imana, ariko icyaha kimwe kirababarirwa, ikindi cyaha ntikibabarirwa. Iki cyaha kitababarirwa gihinduka icyaha cy'iteka, niko birivuga. Icyaha gihoraho iteka ryose. Yesu wenyine arabihamya, kandi ibyo ahamya ni ukuri. Aravuga ngo iki cyaha ntabwo gishobora kubabarirwa. Ibyaha byose ngo bizababarirwa, ngo ariko birumvikana, icyumvikanaho ibyaha byose bibabarirwa n'ibyo umuntu aba yihannye mu kuri.
kugera no ku cyaha cyo gutuka Imana ukihanye mu kuri arababarirwa nk'uko twabyumvise uko Pawulo yari ameze. Ariko icyaha cya kabiri aricyo nkomeza kuvuga cyo ntikibabarirwa, ni icyaha cy'iteka ryose. Twasomye muri Mariko, ariko iyo usomye mu butumwa bw'isi bwanditswe na Matayo igice cya 12 umurongo wa 32 usanga noneho uyu murongo ukomeye kurushaho. Haravuga ngo kandi umuntu wese usebye umwana w'umuntu ngo azababarirwa, ngo ariko usebye umwuka wera ngo ntazababarirwa. Bakongeraho iki jambo, rikongeraho iki ngo naho haba muri iki gihe cya none ngo cyangwa mu gihe kizaza. Ni ukuvuga ngo ntababarirwa hano mu isi no mu ijuru ntazababarirwa. Mbega icyaha gikomeye. Usebye umwana w'umuntu ngo ashobora kubabarirwa, utuka Imana ashobora kubabarirwa, ariko usebya umwuka wera cyangwa utuka umwuka wera ngo ntashobora kubabarirwa, haba muri ubu bugingo cyangwa mu bugingo bw'iteka ryose. Icyaha gikomeye. N'abantu bajya bibaza ngo ariko hariho ibyaha bitababarirwa, ngiki icyaha kitababarirwa. Ariko ndaje bisobanura. Iyo Bibiliya itubwira ngo iki cyaha gihoraho kitababarirwa haba muri ubu bugingo cyangwa mu bugingo buzaza, niki Bibiliya iyo ishaka kutubwira mu kuri. Bibiliya niki ishaka kutwigisha muri iki cyaha. Iki cyaha kitababarirwa haba muri gihe cya none cyangwa mu gihe kizaza. Iki cyaha cyo gutuka umwuka wera cyangwa gusebya umwuka wera mu kuri bivuga iki? Abantu benshi wenda nawe urabazi cyangwa nawe uri umwe muri bo. Abantu benshi iyo basomye uyu murongo bakibuka ibyo bakoze, bakibuka amagambo bagiye bavuga, mu kuri abantu benshi bumva ko ba blaspheme, bumva ko batutse Imana. Abantu benshi bamaze kwiciraho iteka, bumva amagambo bavuze, basubiye mu magambo bavuze, basubiye mu mirimo yabo bakoze. Benshi bamaze kwiciraho iteka baravuga ngo burya nanjye natutse Imana. Ariko reka nkubwire muvandimwe w'unyumva, nkubwire iki ngiki. Wowe ukibasha kumva muri wowe uku kubabara kubera ko wakoze icyaha, ukumva muri wowe mu kuri icyaha kiracyakubabaza, ukumva muri wowe wenda uri ikintu bazi ukavuga ati Imana, mbabajwe yuko natutse umwuka wera, mbabajwe yuko nabaye umutukanyi ngatuka umwuka wera. Reka nkubwire, iyo muri wowe hakiri mu iryo jwi uba utaratuka umwuka wera. Reka mbisubiremo, iyo muri wowe hakiri mu iryo jwi rikubabaza, ribabara kubera yuko ufite icyaha, uba utaratuka umwuka wera rwose, uba utaratuka umwuka. Niba utinya ko ushobora kuba warakoze icyaha kitababarirwa, ni ukuri ntacu urakora. Reka nguhumurize, ntacu urakora, kuko ikikubwira yuko utaragikora nuko ukibabazwa yuko wakoze icyaha, nuko ugifite ako gahinda yuko wakoze icyaha. Ariko noneho niki Bibiliya yita icyaha kitababarirwa ari cyo gutuka umwuka wera. Nyumva neza, niba ushaka kubyumva neza, ibuka imirongo yabanjirije uriya murongo wa 28 mu gice cya 3 umurongo igice cya 3 muri Mariko. Inkuru ibanza ni yabanditse bumvise inyigisho za Yesu, bakabona imirimo ikomeye ya Yesu yose, bakabona ibitangaza bikomeye yakoraga, ariko bakanga kwemera. Subire muri iri jambo, bakabona imirimo ariko bakanga kwemera, bagakomeza kumureka, kumurejeta, bakamwanga, bakamurwanya, bakageza n'aho bamwica, bagakomeza kutamwemera, ndetse bagera aho bavuga bati afite Beelzebuli, afite umukuru w'abadayimoni. Kuba umuntu yatuka umwuka wera, ndagira ngo usobanurire yuko atari ijambo rimwe uvuga. Siko gutuka umwuka wera, si ijambo rimwe wavuga ngo uvuge ngo uratukanye, ngo tutse umwuka wera. Ahubwo gutuka umwuka wera Kristo yabwiraga bari abanditsi, ni imibereho yabo bari bafite, ni eta y'ubuntu, ni imibereho y'aba banditsi bari bafite, cyangwa se y'umuntu ashobora kuba afite. Aba banditsi cyari icyaha gikura, gitangira ari gito kigakomeza kigakura, bakakireka kikabamo, bakagicumbikira kikabamo, kigakura kikagera kikaba imibereho. Ngiki icyaha cyo kuba cyo gutuka umwuka wera. Icyaha wenda vuze mu magambo azwi
reka nshite nk'indwara yabaye chronique. Icyaha kiri chronique, gusuzugura Imana kwabaye chronique, kumva ijwi ry'Imana ari ryo Mwuka Wera ariko nturyumvire, ugakomeza kwinangira, ukageraho ugira umutima wakahebwe. Wumvise ijwi ry'Imana, wumvise Mwuka w'Imana, wumvise inama, ariko ugakomeza kugira umutima wakahebwe. Mwuka w'Imana akaguhana, abantu bakakugira inama, ijambo ry'Imana rikakugira inama, ariko umutima wawe ugakomeza kuburwara, umutima wawe ugakomeza kutakira Imana. Ukavuga ati nzihana ejo, nzaba mbyihana, nzabibyihana. Ariko reka nkubwire, Mwuka ukugira inama, hari igihe kizagera, hari igihe kigera, ako gahinda wumva cyangwa ayo majwi wumva n'izo nama wumva, igihe kikagera icyaha ntubukicumva, Mwuka w'Imana agaceceka muri wowe. Bwa buzima ukabujyamo, ukabumenyera, Mwuka w'Imana ukurimo agaceceka, ya majwi agaceceka. Gute? Kuko ikigutera kubabarirwa, ikidutera kubabarirwa, igituma tubabarirwa no kwihana, no kwicuza, no kwemera gutsindwa, ni Umwuka Wera w'Imana turimo. Niko Yesu avuga ati umufasha ubwo azaza, azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka ndetse n'iby'amateka. Yohana 10:16. Ariko ndakubwira ngo hari igihe kigera Mwuka w'Imana ntaba kigutsinda, kuko bwabaye ubuzima bw'icyaha wiberamo. Kandi ntutinye, ntugire ubwoba. Kutumvira uyu mwuka no gukomeza kwinangira bitera Mwuka Wera guceceka. Kandi tinya iki ngiki, iyo Mwuka Wera acecetse uba umusebye. Iri jambo sinzi ko wari urizi muvandimwe. Iyo Mwuka Wera wahawe ageze igihe aceceka muri wowe akabura burundu, uba umusebye, kuko wamuhawe ngo akuyobore. Uba umututse, kuko wamwihakanye kandi waramuhawe. Iyo Mwuka Wera atakwibutsa ibyaha byawe, ntushobora kwihana. Ntibishoboka. Nta muntu ushobora kwihana icyaha atabwiwe n'Umwuka w'Imana. Ntushobora kwihana, kandi nutihana tuzababarirwa, naho haba muri ubu buzima cyangwa mu buzima buzaza. Ngiki cyo ijambo ry'Imana ritubwira. Riratubwira mbese mu magambo make dore icyo nshaka kuvuga. Iri jambo ry'Imana ritubwira ngo utuka Imana, ariko ntugatuka Imana, ndabigusabye. Ariko abantu batutse Imana, kuko wowe wamenye ukuri ntushobora gutuka Imana, ngo bariya bazabibabarirwa, babikoze batabizi. Ariko umuntu utuka Umwuka w'Imana ni wa muntu wabanje guhabwa Umwuka w'Imana, ni wa muntu wamenye ukuri, ariko imibereho yiwe ikanga kwakira inama z'Umwuka, imibereho yiwe ikanga kwakira ibyo Umwuka w'Imana amwigisha. Wa mwuka ukurimo azagera igihe aceceka, kandi namara guceceka atakikuyobora, noneho ube nkaho wamututse, kuko wamwihakanye, kandi atakikurimo ntabwo ubasha kwihana. Kandi nutihana nta bwami bw'Imana waba ufite. Mu yandi magambo, ureka kuba umwana w'Imana kuko Umwuka w'Imana utamwemereye ko kubamo. Ureka kuba umwana w'Imana, kandi utakiri umwana w'Imana ntushobora kuyoborwa n'Umwuka w'Imana. Kandi utakiyoborwa n'Umwuka w'Imana, uba ubaye nyine umwana wa Shitani. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abayoborwa n'Umwuka bose, abayoborwa n'Umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Rero kwemera Umwuka w'Imana ukakubamo, ukakuyobora uba wahindutse umwana w'Imana. Ariko guhora wumva ijambo ry'Imana, guhora wumva Umwuka w'Imana wakomanga ku mutima wawe, ntumwemerere, ugahora wimika icyaha, ugahora ukemera, ukigahora kikuyobora, kizagera igihe wa mwuka uceceka, use nkaho watutse Imana, kuko nta muntu uzaba kikubwira inama yo kwihana. Kandi umuntu si uwundi,
ntabwo ari mugenzi wawe. Mugenzi wawe wenda washobora no kutamwumva, ariko ni umwuka w'Imana uzaba wanze. Mpamvu bakundwa, umwuka wera twahawe tugomba kumwumvira. Igihe cyose umwuka w'Imana akubwiye akakuyobora kureka icyaha runaka, ukwiye guhita umwumvira ako kanya. Hita umwumvira, kuko kubireka bikaguturamo mu gihe kinini birakura, bikazageraho utazongera kumva iryo jwi, kandi niriceceka nta kubabarirwa kuzaba kukiriho kuri wowe. Byumva, umva iryo jwi ry'Imana. Ariko reka nkubwire ijambo ry'ihumure. Muvandimwe wanjye, wowe unyumva uyu munsi, Imana yacyagutegeye amaboko. Ushobora kumvira umwuka w'Imana uyu munsi, ugasaba Imana ukabwira Imana, mwuka nkomereza mwuka wawe muri nje, kugira ngo mwuka wawe anyobore. Ndagusaba kutazongera kwemera yuko ikibi gicumbika muri wowe ngo kikubere ubuzima, kugira ngo utazageraho unanirwa kwihana icyaha. Kandi ndagusabira kugira mwuka w'Imana agushoboze, aguhe kuyoborwa nawo. Imana iguhe umugisha. Amen. Reka dusenge Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, ijambo ryawe ni ukuri kandi ni ukuri kuzuye. Ndasabira uyu muvandimwe unyumva, ndasabira itorero ryawe kugira ngo Data twese uri mu ijuru uduhe kumvira umwuka wawe wera. Waduhaye umwuka utubamo, waduhaye umwuka wera udutuyemo. Ariko Data twese uri mu ijuru, hari igihe tureka kuwumvira, igihe kinini byageraho bikaba nk'ubuzima. Ariko mu gihe tuzi neza yuko ukicaye ku ntebe y'imbabazi, ndagusabye Data twese uri mu ijuru kugira ngo uduhe kumvira umwuka wawe wera. Umwuka wera inzira twereka ariyo tunyuramo. Umuvandimwe unyumva, umuntu wese urimo kunyumva aka kanya, icyo umwuka wawe wera amwereka, umuha imbaraga zo kucumvira. Reka umwuka wawe wera aze muri twe, ature muri twebwe, atuyobore, kandi dukomeze kuba abana bawe. Icyubahiro ni icyawe, ubwami ni ubwawe, uhereye none Mana ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.